Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenza mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikire munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Hari ku munsi w'ejo ku itariki ya 19 Werurwe 2022 nibwo Miss Rwanda yamenyekanye, akaba ari ibirori byari bitegerejwe n'abatari bake, aho mwijoro ryo kuri wa gatandatu ku itariki ya 19 aribwo Miss yamenyekanye, akaba yabaye inshuti Divine Muheto. Akaba ari ibintu byishimiwe ndetse bigenda binagarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko uyu mukobwa yambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2022, nawe akaba yagize ibyo atangaza ndetse ahishura n'ikintu gikomeye cyamufashije kugera kuri iyi ntambwe ikomeye yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2022. Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye, tubabwire byinshi bitandukanye ku byo yatangaje ndetse tubabwire n'ibindi bitandukanye wamenya kuri Muheto, umukobwa wabaye nyampinga w'u Rwanda wa 2022, ndetse tubabwire na bimwe mu bihembo yagenewe nyuma yo kwegukana ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Ngusaba ubane natwe maze usobanukirwe byinshi, kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukande kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Muheto yambitswe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda mwijoro ryo kuri iki cyumweru ku itariki ya 20 Werurwe, asimbura Ingabire Grace wari ufite iry'umwaka ushize w'ibihumbi 2021. Uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko yambitswe ikamba nyuma y'uko yari amaze iminsi mu rugendo rutoroshye, aho yarahanganye n'abandi bakobwa batandukanye. Akaba yaritabiriye Miss Rwanda yinjiriye kuri tike y'intara y'uburengerazuba, aho yanyuze mu ijonjora ryabereye mu karere ka Rubavu ku itariki ya 30 Mutarama 2022. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu rukerera rwo kuri iki cyumweru ku itariki ya 20 Werurwe 2022, amaze gutorwa, Muheto Divine akaba yavuze ko yishimiye kwegukana ikamba rya Miss Rwanda kuko ari ibintu yarose kuva kera, aho yagize ati ni ibintu bikomeye nari narifuje, muri make n'ibyishimo mfite bivanze, ndumva nyuzwe. Akaba ari ibingibi yatangaje nyuma y'uko yari amaze kwemezwa nka Miss Rwanda 2022 mu birori bibereye ijisho byabaye kuri uyu wa gatandatu ndetse bikomeza no mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Muheto rero wanegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda, akaba yabaye umukobwa wakunzwe cyane cyangwa se Miss Popularity, aho yakomeje kugira abantu benshi bagiye bamushyigikira. Ibi rero akaba yavuze agira ati ibanga mu by'ukuri ni ugukora cyane ubundi ukizera Imana, byose ni ibintu Imana ikora ni kubw'Imana ndetse n'umugisha wayo. Miss Muheto Divine akaba yavuze ko kuva yatangira urugendo rwo guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022 yari afite icyizere giturutse ku bantu benshi bari bamushyigikiye, by'umwihariko ababyeyi be bakaba baramubaye hafi, aho yagize ati igihe natangiye urugendo nari mfite icyizere nicyo cyatumye njya mu marushanwa. Nyirasenge wa nshuti Divine Muheto we akaba yagize ati twanezerewe cyane kuko kugira ngo wegukane ikamba mu bana bangana kuriya ntabwo bizoroshye, ni ibintu by'agaciro cyane, byasabye ubuhanga, ubwenge n'ubushishozi. Akaba ari ibyatangajwe na nyirasenge wa nshuti Divine Muheto. Nkwibutse ko umwaka ushize Grace niwe wegukanye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2021, akaba rero yasimbuwe na nshuti Divine Muheto. Mu mwaka rero agiye kumara yambaye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda cyangwa se Miss Rwanda 2022, Muheto avuga ko azafatanya na Rwanda Inspiration Backup mu gushyira mu bikorwa umushinga we ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, aho umushinga we ugamije gushishikariza urubyiruko kwiga kwizigamira
kuva mu buto, aho yazanye projet yitwa igiceri youth program, ateganya ko azawushyira mu bikorwa binyuze mu bukangurambaga azakorera mu bigo by'amashuri, akazanifashisha ibinyamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Muheto akaba yatoranyijwe mu bakobwa 19 b'uburanga, ubwenge n'umuco, akaba yabaye nyampinga wa 12 watowe mu mateka y'iri rushanwa ku butaka bw'u Rwanda. Miss Muheto rero akaba ari mu byishimo bidasanzwe kuri ubu ngubu nyuma yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda. Nkwibutse ko rero Muheto Divine ni mwene Muheto Francis uyobora polisi mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda. Uyu mukobwa akaba yarasoje amashuri yisumbuye muri Fawe Girls School Igahini Ikayonza mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda mu ishami ry'imibare, ubukungu n'ubumenyi bw'isi, ibyo benshi bakunze kwita MEG. Akaba rero ari iby'ingenzi wamenya kuri uyu mukobwa. Reka dukomeze turebera hamwe bimwe mu bihembo uyu mukobwa agiye kugenerwa nyuma yo kwegukana ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2022. Igihembo cya mbere yahawe ni imodoka nshya yo mu bwoko bwa Hyundai bwitwa Hyundai Venue, akaba yayihawe na Hyundai Rwanda, cyangwa se akaba ari imodoka yahawe nyuma yo kwegukana iri kamba. Nkuko tubibabwiye n'imodoka mu bwoko bwa Hyundai Venue Creta 2021, ikaba yatanzwe na Hyundai Rwanda. Buri kwezi azajya ahembwa 800 by'amafaranga y'u Rwanda azatangwa na Miss Rwanda Organization. Ni ukuvuga ko umwaka azamarana ikamba azahembwa amafaranga angana na miliyoni 9,600 y'u Rwanda. Yakaba yanahawe buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali. Umushinga ukazaterwa inkunga na African Improved Food, ni mu rwego rwo gushimangira ubwiza bufite intego, aho umukobwa afasha mu guhindura ubuzima muri sosiyete. Azanahabwa rero essence y'umwaka wose, akaba ari bimwe mu bihembo azahabwa. Ikindi azahabwa na internet y'umwaka wose azahabwa na Copa Telecom mu gihe kingana n'umwaka. Ikindi azahabwa no gutunganyirizwa umusatsi mu gihe cy'umwaka bizakorwa na Keza Salon. Ikindi azahabwa no gusigwa ibirungo by'ubwiza makeup bizakorwa na Selda All mu gihe kingana n'umwaka wose. Akaba yemerewe kuba mu mpera z'icyumweru we n'umuryango we batemberera kuri Golden Tulip La Paris i Nyamata mu gihe kingana n'umwaka wose. Akaba afite ofisi ye y'ubuntu yo gukoreramo kwamakuza ku nyubako yo kwamakuza Peace Plaza mu mujyi wa Kigali. Mu gihe cy'umwaka umwe azambikwa n'inzu y'imideli yitwa Ian Collection mu gihe kingana n'umwaka wose. Ikindi azahabwa no gukoresha ubugenzuzi bw'amenyo ye mu gihe kingana n'umwaka wose abifashijwemo na Diamond Smile Dental Clinic. Akaba ari bimwe mu bihembo bigera kuri 12 azahabwa mu gihe kingana n'umwaka. Akaba rero kuri ubu ngubu ari ibyishimo bidasanzwe kuri uyu mwari w'imyaka 18 y'amavuko wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2022. Ngayo nguko ngushimire cyane wowe wabanye natwe. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe, maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe muri gahunda murimo zitandukanye.